ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye banyita Habimana Jackson, abantu bakunda kunyita Yaritambuye. Ayo niyo mazina abantu banziho cyane cyane kubera ko hari indirimbo njya ndirimba yitwa Yaritambuye. Ndabashuhuje rero abantu mwese mugiye kunkurikira muri aka kanya tugiye kumarana turi kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndabashuhuje cyane, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibane namwe. Ndashaka kugira ngo tuganire gatoya iminota mike amagambo ari mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 7 umurongo waho wa 3 niwo nshaka kugira ngo dutangire gusoma, noneho tuganire kuri aya magambo. Iki gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 7 turatangira ku murongo waho wa 3 usome tugarukire umurongo waho uri hano ngiye kubabwira. Hanyuma haravuga ngo ababembe 4 bagarukanira abandi inkuru z'agakiza. Iyo niyo titiri yaho. Hanyuma tutangire ku murongo wa 3 bakavuga ngo kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo baravugana bati, iki twicaza hano kugeza aho tuzapfira ni iki? Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa kandi inzara iwurimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, nibadukiza tuzabaho, nibatwica hose n'ugupfa. Bibiliya yavuze ngo umurongo wa 5 mukabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abasiriya. Bageze aho urugerero rw'Abasiriya rutangirira basanga nta muntu ururimo. Umurongo wa 6 kuko Uwiteka yari yumvishishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati, yemwe umwami w'Abisiraheli yaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Umurongo wa 7 akavuga ngo bahera ko barahaguruka nimugoroba hari mu kabwibwi bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo, uko urugerero rwakabaye barahunga ngo badashira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Aya magambo niyo nshaka ko tuganira muri aka kanya gato tugiye kumarana. Ndagira ngo wowe ubasha kumva aya magambo cyangwa se ugiye kumva aya magambo agira ibintu ahindura muri wowe, agire ikintu yakubaka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo aya magambo ni amagambo akomeye kandi afite umumaro. Shuti bene data bakundwa b'umusaraba, aya magambo tugiye kuganira ni amagambo afite umumaro mu buzima bwawe nk'uko nari bikubwiye. Ni ukuvuga ngo ndashaka kuvuga kuri aya magambo ho gakeya, ariko nanone nshaka kugaragaza uburyo ushobora gufata umwanzuro mu bintu ukabintwara. Nuvuga ngo aya magambo aba bagabo 4 b'ababembe bari abagabo babaga mu murwa, hanyuma igihe kigeze inzara ubwo yari yarateye muri uyu murwa w'i Samariya, noneho abantu batangira kugirana ibibazo, batangira kwisubiranamo, batangira kuryana. Aya magambo uyu mugabo wari umwami wo muri iki gihugu cy'i Samariya cyangwa se muri uyu mujyi wa Samariya yaje kugira ikibazo gikomeye cy'uko umudugudu we wari ufite inzara. Hanyuma ibibazo bimaze kuwusatira, abantu batangiye kuryana, ibibazo bitangiye kuba ibibazo, ibintu bibakomereye.
baza gushakisha umuhanuzi wahanuye iyi nzara. Umwami atumaho umugabo aramubwira ngo genda unshakire uyu mugabo wo bitaga Elisa, nurangiza kumubona ndashaka igihanga cye, we ntago mukeneye. Noneho aragenda ahura n'umugabo, ahura n'uyu muhanuzi w'Imana Elisa. Elisa arangije akimubona mu mwanya wo kugira ngo amufate, ahubwo Elisa aramuhanurira. Ibyo yamuhanuriye byanditse mu magambo yo hepfo, twari gukomeza gusoma. Hanyuma rero amaze kugera muri ubwo buhanuzi bwe, uwo mugabo yamaze kubwinjiramo koko ntiyagira ikintu abusangamo, kuko umuhanuzi yaramubwiye ngo ibi bintu byose mubwiye uzabibona, ariko uzabirebesha amaso kubera yuko utabyemeye, ariko ntabwo uzabiryaho. Aho tuhave. Noneho tugaruke rero kuri aba bagabo bane b'ababembe. Bo bamaze kwirukanwa mu murwa, bamaze kwinjira kugera hanze, bagira ikibazo cy'inzara, ikibazo cy'ubuzima kirabafata. Batangira kwibaza uburyo bazabaho, batangira kwibaza imibereho yabo ya buri munsi. Ibintu birabacanga, ibintu birakomera, birabazengereza. Bakwireba bagasanga nta babembe, bagasanga nta cyo gukora bafite, bagasanga nta gisubizo cy'ubuzima bafite habe na gitoya. Noneho ikibazo cyo bagize, baza kwibaza, baribaza. Umwe abwira mugenzi we ati, ko turi ababembe nidukomeza kwicara ahangaha kandi inzara iri ahangaha, ko turahapfira? Undi nawe abwira mugenzi we, none ni igiki twakora? Undi aramusubiza ngo njyewe icyo mbona ni iki, nitwinjira mu murwa inzara urimo iratwiciramo, nidukomeza kwicara ahangaha nabwo inzara ihari nabwo irahatwicira. None njyewe hari icyo mbonye kandi kizima gifite umumaro, nimureke duhaguruke nk'ababembe bane, twishyize hamwe, dukeze cyangwa se dutere ingabo z'Abasiriya. Nubwo zaje zije kuturwanya ngo ziturimbure, reka twebwe duhaguruke tuzitere. Noneho nizitatwica ziraza kuduha ibyo kurya turye, tugubwe neza, tumererwe neza. Ariko nanone nizitanabiduha, zitwice n'ubundi dupfe, kuko hose ni ugupfa. Genzi wanjye kurikiranye amagambo, ndagira ngo ugire ikintu wiga muri aya magambo. Hanyuma Bibiliya irambwiye ngo mukabwibwi ababembe bane bafata umwanzuro, barahaguruka baragenda. Bibiliya ivuga ngo uko bahagurutse mu kwizera, ngo Imana nayo irabitegereza iri mu ijuru, kuko yari yitegereje mu murwa ishakishamo umuntu w'intwari ushobora gukora ikintu cy'ubutwari, ushobora kurwana urugamba na bariya bari babateye. Imana iramwitegereza iramubura, ariko irebye aba bagabo bane b'ababembe iravuga ngo okay, icyo nashakaga ndakibonye. Nashakaga intwari muri uyu murwa nkazibura, nashakaga intwari muri aba bantu bazima. Hari harimo abantu bakomeye, hari harimo abakuru b'ingabo, hari harimo abayobozi bakomeye bigiye iby'urugamba, ariko Imana yabitegereza igashakamo umuntu w'intwari ikamubura. Nyuma yitegereje abagabo bane b'ababembe batari bazima, badafite ubushobozi, badafite intwaro n'imwe, bahagaze ku ntwaro yo kwizera gusa. Irabitegereza ngo ireba imbaraga bafite, ubushake bafite, umuhate bafite, ihagurukira kubafasha kurwana urugamba. Bibiliya iravuga ngo bamaze gutangira guhaguruka mu kabwibwi kandi mugoroba, ngo Imana iramanuka ibinjiramo ibana nabo. Bibiliya imbwira ngo ababembe bamaze gutangira urugendo rwabo, ngo uko batambukaga noneho ngo zino ngabo zari zabateye zikumva ikiriri cyinshi cy'amagare n'amafarashi. Haleluya. Hanyuma Bibiliya ikitubwiye, Bibiliya iravuze ngo abagabo bane bagihaguruka,
Uwiteka yarabumvishije abamanuriramu umurindi uteye ubwoba, atitaye ko ari ababembe, atitaye ko nta gaciro bafite, atitaye ko nta mbaraga bafite, atitaye ko nta ntwaro bafite, atitaye yuko nta nkunga bari bafite inyuma yabo yo kubafasha cyangwa se kubarwanirira. Ngo arangije ngo arahaguruka abatiza umurindi. None biriya hariya yatubwiye ngo uko batambukaga Abasiriya mu rugerero aho bari baryamye, ngo bajyaga kumva bakumva amahema yabo arimo aradandabirana, ngo bakumva ikiriri cyinshi cy'amagare n'icy'amafarashi. Ngo umubembe uko yatambukaga, Umusiriya we yarari yaburaga ibitotsi, akabura ibitekerezo, akumva aracanganyikiwe mu mutwe kubera ko yumvaga ikiriri cyinshi cyane, akumva ni ingabo nyinshi, akumva ni amafarashi, akumva ni amagare, akumva ni ibintu bikomeye cyane biri kugendera ku mutwe we. Haleluya. Hanyuma igihe kigeze mu kanya, ababembe bane bari bamaze gusatira urugerero, ngo Abasiriya aho bari baryamye batangira kubazanya. Umwe atangira kubaza mugenzi we atari ko seruna, njyewe ibintu ndimo kureba nawe urimo urabireba. Undi nawe akamubaza, ese wowe ibyo urimo kumva nanjye ndimo ndabyumva. Undi nawe akamubaza ngo njye hari ibintu ndimo kumva, ariko ibyo bintu ndimo kumva byambereye ibibazo. Ndumva nabuze amahoro, ndumva naho kwerekera mfite, ndumva nabuze ibitekerezo, ndumva nabuze ibitotsi. Ibintu ndimo kumva byamenaguye umutwe. Bagenzi banjye, njyewe ibintu ndimo kumva namwe murimo murabyumva. Ngo barangije ngo begera umuyobozi wabo, baramubaza ngo ese muyobozi wacu ko ari wowe uyoboye urugamba, ukaba uyoboye izi ngabo zingana gutya, ukaba ari we mukuru dukuriye, ibintu turimo kumva nawe urimo urabyumva? Haleluya. Hanyuma mukuru wabo nawe icyabashubije ni ikintu kimwe, yarababwiye ngo bagenzi banjye, ibintu njyewe murimo kumva njyewe byamenaguye kare, ahubwo ni nabuze aho mera nanjye mbabwira kuko njye byancanze. Ngo arangije arababwira ngo rero niba hari ikintu mutari muzi, mwari muzi neza yuko umwami w'Abisiraheli yaguriye ingabo z'abandi bami, yaguriye abami b'Abanyegiputa, arangije agurira abami bakomeye kugira ngo badutere. Ibyo bintu murimo kumva ni ingabo nyinshi zimanutse zije kutwicira aha hantu. None rero buri muntu wese nakize ubugingo bwe, akizwe n'akaguru ke, ahaguruka agende. Bibiliya yavuze ngo barahaguruka, barirukanka, basiga amahema yabo yose uko yakabaye. Hanyuma ababembe bane bari baje bameze nk'abantu biyahuye, ngo baratambuka baraza bahageze aho amahema y'Abasiriya yarari bari bakambitse, ngo basanga nta muntu n'umwe uri mu rugerero rw'Abasiriya. Noneho nabo birabacanga, baribaza ariko se ni ibiki bibaye aha ngaha? Ese aba bantu ntabwo batwihishe? Ngo barangije kuko bari bafitiye ikibazo cy'inzara, bivuga ngo barinjira. Bakigera mu ihema aho ngaho, ihema rya mbere binjiriyemo, Bibiliya irambwiye ngo basanzemo ibyo kurya. Barangije barabanza baricara, bararya, barahaga. Bamaze guhaga, ngo bakebutse mu ihema rya kabiri, basangamo amafaranga cyangwa se icyo twakwita ifeza n'izahabu. Ngo noneho bamaze kubifata, ngo bibuka abo basize iwabo, bibuka abo basize iwabo inyuma, bibuka yuko inzara irimo kubarya, bibuka agahinda bafite, bibuka ukuntu barimo kuryana, bibuka ukuntu bataye umutwe, bibuka ukuntu babuze ikibarengera. None baravuga ngo iyi nkuru nziza tubonye ntabwo twayicaza aha ngaha. Haleluya. Hanyuma ntabwo ndi bugende kure, ijambo ry'Imana yavuze ngo abagabo bane ngo barangije ngo bafata umwanzuro mwiza. Bamaze gufata umwanzuro mwiza, ngo Uwiteka nawe abumvisha bitegereje, ngo abatiza umurindi. Noneho uwo murindi wirukana ingabo z'Abasiriya zari zarababujije amahoro, zari zarabajengereje, zari zarababujije kuryama, zari zarabicishije inzara, kuko nta wari wemerewe gusohoka mu murwa ngo abashe kugira ikintu yajya gushakisha. Ndashaka kuvugana nawe unkurikiye muri aka kanya, ese iryo jambo
hari ikintu byahindura ku buzima bwawe. Hariho ingabo z'Abasiriya zakwibasiye ziri ku buzima bwawe. Hariho ingabo z'Abasiriya zakubujije imibereho. Hariho ingabo z'Abasiriya zakugose, zagutesheje umutwe, zidatuma uryama ngo usizire, zidatuma ugira ikintu ugeraho. Izo ngabo z'Abasiriya rero ndashaka kukubwira gutya ngo nta kintu kizanesha izo ngabo z'Abasiriya kuri wowe keretse gufata umwanzuro utitaye ukuri, utitaye kuri umukene, utitaye ko nta myambaro ufite, utitaye ko nta mashuri wize, utitaye ko nta bintu bikomeye waba warigeze ukora. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ikintu gishobora gutuma unesha ingabo zakubangamiye ni ugufata umwanzuro. Numara gufata umwanzuro, Uwiteka Imana azagutiza umurindi, kandi namara gutiza umurindi ibyo washakaga byose uzabibona. Akazi keza uzakabona kuko wagashatse, kwiga mu ishuri rihenze uzabibona kuko wabishatse, kwambara ukaberwa uzabibona kuko wabishatse, ubugingo uzabubona kuko wabushatse. Icyo usabwa ni ikintu kimwe nkugiraho inama, ni ugufata umwanzuro. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Icyo nagusabaga ni ikintu kimwe, nagusabaga kugira ngo ufate umwanzuro wonyine. Numara gufata umwanzuro, Imana yo mu ijuru ni kwitegereza iragutiza umurindi. Hari umugabo ujya unezeza, umugabo wo bitaga Gideyoni. Gideyoni yari umugabo wari ufite ubuhamya bukomeye. Yari umugabo uvuka mu muryango udafite agaciro, umuryango ukennye, umuryango udafite amateka. Ariko Bibiliya ivuga ngo Imana yitegereje mu mudugudu wabo wose isanga nta muntu ushobora kurengera Abamediyani. Ngo irangije ngo yitegereza aho Abisiraheli bari bihishe, ngo isanga nta muntu w'intwari wavamo wabasha kurengera ingabo z'Abamediyani. Ngo noneho umwana mutoya wari udafite agaciro, ngo arangije ngo afata umwanzuro, ava mu rwihisho aho yari yihishe, arangije arahaguruka aravuga ngo ngiye uko biri kose ngomba kugenda nkasekura ingano. Namara gusekura ingano nkazihisha, namara kuzihisha nkazishyira bene wacu tukarya tukagubwa neza, nibura tukareba yuko iminsi yakwiyongera. Noneho ngo barangije, ngo amaze gusohoka aho yari yihishe, ageze munsi y'igiti atangiye gusekura za ngano, ngo Uwiteka yohereza marayika aramwitegereza. Amaze kumwitegereza asanga niwe muntu ufite umuhate, niwe muntu ushobora kurwanirira Abisiraheli akanesha ingabo z'Abamediyani. Nuko ngo Uwiteka aramubwira ngo wa munyembaraga we, yewe Gideyoni, ni wowe mbonye nsanga mu Bisiraheli bose ari wowe ufite ubutwari cyangwa se imbaraga zo kurwana ukanesha Abamediyani, ugatabara ubwoko bwanjye bwa Bisiraheli. Ndagira ngo nkubwire muri aka kanya, wowe unkurikiye, ntago Imana ikeneye imbaraga zawe, ntago Imana ikeneye ubushobozi bwawe, ntago Imana ikeneye umutungo ufite, ntago Imana ikeneye amashuri wize, ntago Imana ikeneye ibintu byawe byo kugufasha. Imana ikeneye kugira ngo wowe wenyine ufate umwanzuro. Numara gufata umwanzuro ugakora ibintu by'ubutwari, nayo izakwitegereza imanukire kubana nawe. Ikintu cyose waburiye muri ubu buzima, ikintu cyose waburiye muri iyi si, ikintu cyose waburiye waburiye icyerekezo, numara gufata umwanzuro ukayinjiramo neza, cyangwa se ugafata umwanzuro wo kubana nayo neza, icyo mpamya cyo nuko nzi neza ko Imana izabana nawe. Rero ndagira ngo wowe unkurikiye, umaze kumva aya magambo kandi umaze gufata umwanzuro, ndagira ngo dutuze dusenga n'Imana mu magambo akurikira yongeye kuvuga. Imana kandi iraguha umugisha. Ndagira ngo dusengane muri aya magambo, wowe unkurikiye umaze gufata umwanzuro, ukamara kubona yuko koko icyari cyarabuze ari ugufata umwanzuro. Hanyuma numara gufata umwanzuro ukaba uhisemo gufata umwanzuro wo gukurikira cyangwa se wo kuba intwari mu murimo w'Imana. Hanyuma kadusengane aya magambo avuga ngo, ngiye kuvuga amagambo usubiremo make cyane, vuga ngo Mwami Yesu, ndi imbere y'ubwiza bwawe, njyewe ntacyo ndicyo, njyewe ntacyo nshoboye, ariko ndi kumwe nawe hari ikintu nashobora. Ndi kumwe nawe hari urugamba narwana nkarunesha.
ndi kumwe nawe hari intambara narwana nkazitsinda. Rero nta kindi kintu nkeneye kugira ngo umanuke unize umurindi, kuko ngewe muri aka kanya mfashe umwanzuro, nemeye kugukurikira, nemeye kujya imbere yawe, hanyuma manuka ubane nanjye, wubake ubwami bwanjye bushya, wubake intekerezo zanjye nshyashya muri wowe, mbe umukristo muzima kandi mbere icyitegererezo abandi, kugira ngo abazambona bari banzi mu ngeso mbi nabo bahinduke ku bwanjye. Ndagushimiye yuko ubyakiriye mu izina rya Yesu, amen. Nanjye kangusengera. Mana yo mu ijuru, ndagushimye cyane kuko wemeye ko uyu mwene data, uyu mushiki wanjye, uyu mama umbyara, uyu jajja wanjye, uyu muntu wemeye ko agaruka imbere yawe. Bana nawe rero ndamusengeye kugira ngo umugirire neza, uhindura amateka y'ubuzima bwe, kuko nawe yemeye gufata umwanzuro, uhindura intekerezo ze mu buryo bw'umwuka, yongere kuba mushyashya, umwagure mu buryo butandukanye, icyo yaragukeneye we yabuze akibone, kubera yuko nawe yemeye kugaruka imbere yawe. Muhindurira amateka, aho washakaga akazi akabone, wari ukeneye kubyara byare, wari ukeneye kwiga yige, wari ukeneye kugira ibyo ahitingamo ahitinge, buri muntu icyo yifuzaga kukuboneraho akikubonereho. Ndabasengeye, bahereza umugisha utagabanije kandi ubagure mu buryo butandukanye mu izina rya Yesu Kristo, amin. Ndabashimiye rero bene data mwari munkurikiye nabashiki banjye, Imana yo mu ijuru ibane namwe. Washaka kumamagara yamamagara kuri izo nomero muri kureba aho ngaho, ziri kuri WhatsApp, wanyandikira tukavugana. Hanyuma ushaka kunkurikirana ushobora kujya ku YouTube, aho ngaho naho urimo kureba ukankurikirana, tukakomeza tukubaka ubwami bw'Imana. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha mwinshi cyane. Ndabakunda cyane. Shalom, shalom.